Yes, reka nongere mbahe ikaze mwese mukunda ibiganiro bya People TV Rwanda. Reka nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko gahunda zanyu zikomeje kugenda neza cyane. Mwese mudukurikiye muri ahantu hatandukanye mu gihugu cyacu, mu mpande z'igihugu cyacu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengero bwaryo. Hari n'abadukurikira muri mu mujyi rwagati, namwe nizere ko mumeze neza cyane. Sinshobora kwibagirwa abadukurikira bari mu ntara ya gatandatu, ni muri diaspora, ndavuga abanyarwanda bo ku migabane yose igize isi. Namwe urukundo mutwereka turarubashimira cyane cyane. Reka nizere rero ko mwamaze gukora subscribe, namwe mutarayikora mwaboneraho mukayikora kugira ngo mujye mubona notification z'ibiganiro byacu bitabagoye habe na gato. Njyewe nitwa Shyaka Eloi, ngira ngo mumaze kumenyera hano kuri People TV Rwanda. Umba bafitiye byinshi bitandukanye, mutugezaho amakuru menshi atandukanye, yaba ya politique, sport ndetse na entertainment. Of course ni imyidagaduro. Iyo mubaye entertain twe biradushimisha cyane kuko ni izo nshingano zacu. Uyu munsi rero turaza kuba tugaruka cyane mu myidagaduro. Uyu munsi ndaza kwitsa cyane ku myidagaduro, cyane ko mumenyereyeho. Turaza kugaruka kuri couple ikunzwe cyane, ni mu couple y'ibyamamare hano mu Rwanda akunzwe cyane. Benshi murabakunda bombi, ni Mugisha Benjamin wamenyekanye nka The Ben ndetse na Uwicyeza Pamela. Aba bombi bamaze igihe kinini barushinze, bakaba babana nk'umugabo n'umugore. Aba bombi baherutse kwibaruka, ariko mbere yuko twinjira cyane muri uko kwibaruka, yaba umwana w'umukobwa bibarutse n'ibindi byinshi byagiye bivuga nyuma, reka duhere aho byatangire cyangwa uko byatangiye. Ngira ngo mu gitaramo Bwiza Emerance yari ari kumurikamo album yise 25 Shades. Mu bahanzi bari bari kumufasha muri iki gitaramo harimo Mugisha Benjamin, The Ben, basanzwe banafite indirimbo bise Best Friend, ngira ngo abenshi mwarayikunze. Ubwo bari muri iki gitaramo rero, Mugisha Benjamin cyangwa The Ben ari ku rubyiniro, yaje kuzana Pamela, Uwicyeza Pamela, uyu mudamu we amuzana kuri stage. Ni ibintu byashimishije abari bitabiriye kino gitaramo cyane ko basanzwe bakunda iyi couple. Ubwo rero The Ben yazanaga Pamela kuri stage, hari bamwe mu bamama cyangwa ababyeyi bahaye impano y'imyenda Pamela, ariko bamuha imyenda, baha iyi couple cyangwa baha Pamela imyenda bataramenya igitsina cy'umwana bitegura kwibaruka. Lucky Nzeyimana na Alisudi Uwizeye bari bayoboye kino gitaramo, baje gusaba The Ben ko yatangariza abitabiriye kino gitaramo igitsina cy'umwana bitegura kwibaruka. Ubwo rero Pamela na The Ben bari kuri stage. Pamela byagaragara ko afite intege nkeya, byaje kuba ngombwa ko avana ku rubyiniro, The Ben asigara ku rubyiniro wenyine ataramira abari bitabiriye kino gitaramo cyarimo kirabera mu gihugu cy'Ububiligi. Rero The Ben yaje gutangaza ko umwana bitegura kwibaruka ari umukobwa. Ubwo bari aho barabyishimiye cyane, abantu bavuga ko ari ibintu bishimishije cyane kuri iyi couple, yaba kuri The Ben ndetse na Pamela. Ntabwo hashize igihe kinini kuko baje kwibaruka umwana w'umukobwa nyuma y'igihe kitari kinini. Nyine icyo gitaramo cyo kumurika album 25 Shades kirangiye, baje kwibaruka umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa baje kumuha amazina ya Mugisha Paris. Abenshi rero bakunda imyidagaduro ariko banakunda umuziki w'uyu mugabo The Ben, benshi ntibishimiye izina bahaye uwo mwana, cyane ko bavuga ko nta mpamvu n'imwe ihari yo kumwita Paris, umurwa mukuru w'Ubufaransa benshi batazira umurwa w'urukundo. Rero nyuma yo hamwitiye Paris, benshi ntabwo babyishimiye. Benshi bagenda bavuga ko nta mpamvu n'imwe yari ihari ko Ben yakwita umwana w'iryo zina. Benshi banirengagiza ko afite uburenganzira busesuye ku mwana we no kumwita amazina ashaka. Ariko amakuru yaje kuba tugeraho nka People TV Rwanda yavugaga ko iri ari izina
batekereje hagati yabo mbere y'amezi 5 y'uko uyu mwana avuka, cyane ko mu bitugeraho banavugaga ko bifuzaga ko uyu mwana yavukira mu gihugu cy'Ubufaransa. Andi makuru ahari akanavuga ko ibipimo byapimaga ko uyu mwana ameze mu nda ibya nyuma byafatiwe mu gihugu cy'Ubufaransa. Nyuma yaho rero uyu mwana bitakunze ko avukira mu gihugu cy'Ubufaransa, aho yaje kuvukira mu Bubiligi. Abo bombi baje gufata icyemezo cyo kuba uyu mwana bahindura amazina ye, cyane ko icyifuzo bari bafite cy'uko umwana yavukira mu Bufaransa kitakunze. Rero bahitamo guhindura amazina y'uyu mwana ndetse birinda kuba bagumana urwo rwibutso. Uyu mwana rero nyuma yaho ya commentaire nyinshi, nyuma yaho abafana ba The Ben ndetse n'abakunzi b'umuziki nyarwanda bamenye ko uyu mwana yiteye gutya, amakomantere yari menshi, ariko The Ben na Pamela nabo ntabwo bicaye gusa, baje kubitekerezaho mu ibanga rikomeye. Bifuza kuba bahindura aya mazina y'uyu mwana. Umwana bamwise gute? Baje kumuhindura amazina, bamwita amazina agera kuri 4. Bamwita Icyeza Luna Ola Mugisha, amazina abiri y'ababyeyi be, ya Mugisha rya The Ben ndetse na Icyeza rya Pamela rituruka kuri Uwicyeza. Birumvikana uyu munsi nifuje ko twibanda kuri Luna na Ola nk'amazina y'abanyamahanga bifuje kwita aka kamarayika kabo. Inyandiko zivuga ku izina Luna ryiswe uyu mwana zigaragaza ko rikomoka ku ijambo ry'ikilatini risobanura ukwezi. Mu mico myinshi Luna ifatwa nk'imana y'ukwezi, cyane cyane mu myemerere ya kera y'Abaroma. Aho ni kuri Luna. Naho kuri Ola ryahawe aka kamarayika gato ryo rifite ibisobanuro byinshi. Icya mbere risobanura umucyo cyangwa urumuri mu rurimi rw'Igiheburayo, rinasobanura umwigisha cyangwa umwarimu. Naho mu Cyongereza risobanura umwuka cyangwa ikintu kigaragara nk'icyubahiro kidasanzwe. Ibyo nibyo bisobanuro bigufi twashatse kubagezaho bisobanura Luna na Ola. Ni amazina abiri y'amanyamahanga yahawe umwana wa The Ben ndetse na Pamela. Ngaye nguko ibya Benyamini ndetse na Uwicyeza Pamela ku mwana wamwe. Benshi mukomeje kwibaza byinshi kuri aba bombi, ariko nicyo twaba tubabwiye. Reka mbashimire cyane mwese twabanye kuri People TV Rwanda. Nongere mbashishikarize gukora subscribe kugira mujye mubona notification z'ibiganiro byacu bitabagoye habe na gato. Naho ubundi byiza byinshi muzabibona hano kuri People TV Rwanda. Njyewe nitwa Cyakayirwa, Imana ibarinde.